yewe Gerardine niwe ngo mureke mvuge gato cyane kuko ntitwabirangiza. Rimwe nagiye gusenga, turagenda tugiye gusenga, nari kumwe n'umusore mugenzi wanjye, turagenda twinjira mu buvumo, twari tuzi ko ari cyo tugiyemo. Tugezemo dusanga hari abandi bamama babiri, umumama umwe ufite akana k'agakobwa n'undi mumama afite akana k'agahungu. Agahungu kari gafite imyaka 6, agakobwa gafite imyaka 8. Tugezemo dutangiye gusenga, twumva nabo barimo barajujura kuko mu buvumo ntawe ubureba undi. Tugezemo tuti mwiriwe yemwe, bati muraho, yego murabahe, tuje gusenga Imana ye, natwe tumazemo 2 ye. Dutangiye gusenga, wa musore twajyanye arahanura ngo mwumve, ndi Imana igiye kubiyereka bundi bushya, ndi Imana igiye kubakorera imirimo n'ibitangaza, ariko ndashaka ngo ibyo ndavugana namwe mu byandike. Manavuga numva rero niyo nzima, n'ubundi usanzwe uvangirwa. Nta karamu twazanye, nta mpapuro twazanye, nta tara dufite hano, ni mu buvumo, nta uri kureba undi. Ubwo Imana yo yibesha ko turi mu buvumo. Nomba umumama umwe uri hirya ngo yegora, witwa Mukasine ngo yegora. Noneho wa muhungu tumupinze abaraguye mu mutima. Ka gakobwa k'imyaka 8 kaba karahanuye, katamena ico nkundira, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana we ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ubwo se ntabwo wumvise umwana Imana yongeje igihe cyo kubaho? Yafashe iminsi 3, noneho ntacu yari yabonye. Ngo ngiye gusenga bijya bimvuna, ngo buri ibintu byo kwiyiriza ntabwo njya mbyikoza, uzamenya agaciro kabyo nyuma. Buriya bene uwo mudayimoni ntirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza. Kuki mutiyiriza ubusa ngo musenge? Hari ihute wacana imodoka ningusire gana wa mushenzi we, undi waterata abana banjye mugaruke manze mbasengere, mbaragize insumbye imbaraga kugira ngo ijyane na abo wirukana guri kubita. Tugenda azabicuri kumwita cyo, ariko numwereke inyamaboko azagendera munsi y'amababa yayo. Karahanura katumva, mwipinga umugaragu wanjye ninjye uvuganye nawe, ndavuze ngo uyu munsi ndabiyereka bidasanzwe, kandi ndashaka ngo ibyo ndabereka mu byandike, kuko hari nabo ndabatumaho mwakwibagirwa bimwe. Ndashaka ko ibyo navuganye namwe byose mubishitsa kubo ndabatumaho. Ariko rero Imana nayo ikomeje kugira aka kana se kiganye niyo nzima, kazi koko mu buvumo harimo butike se turaguri. Yesu ni byose kumufite, Yesu ni byose kumufite, urushe wese ni wagana, izina twamuhaye ni ryiza, Yesu niwe Karoli. Ababipinga nimwumve, Yesu niwe ukiza abarwayi nimuze, asubiza ibibazo mumwumve. Yesu ni byose kumufite, urushe wese ni wagana, izina twamuhaye ni ryiza, Yesu niwe Karoli. Haleluya. Noneho twumva na kakana k'imyaka 6 k'agahungu gatangiye kugira gate, karuzuzwa. Naho nyina kakabwira gasore po, ibyo rekwikirishwa n'ibiki? Ibyo rekwikirishwa n'ibiki? Kana karakomeza kati, mama wowe ushobora kuba uri mu mubiri ariko Yesu akora uko ashatse. Karakomeza kagira gate, karuzuzwa, karavuga ngo mwumve ndi umucyo. Turavuga tutariko nubwo uri umucyo nturi amashanyarazi, ntabwo uri buji, nturi koromani. Iravuga ngo noneho ndi umucyo. Akoma mu biganza ngo ndavuze ngo murebe, agize ati ibiganza biramurika, ibiganza biramurika, ubuvumo bwose buracya.
impamvu bavuga mwuka wera ntiwemere, ntabwo uragera aho yasuye itorero ngo yiyereke abagabo n'abagore bavuge, umwe avuga igiheburi, undi avuga igikerubu, undi avuga ikilatini, undi avuga igifaransa. Ntabwo uragera aho mwuka yasuye itorero. Abatazi gusoma no kwandika bari kuvuga icyongereza neza. Akana kageze gatya, abari bahumye ndababwira nti murebe mwokanyagwa mwe, murebe naho nyina gasore naho gasore ari mu mwuka. Mana ubu si ibintu birazima gatatu ubundi ari gushanga abandi ariko mukasino nawe uzakora ibara. Urabona Imana iratwika gasore, ubu se abatari kurira naho gasore ari muri amena. Ibiganza biri kugira bite? Ndavuga nti Yesu, noneho uri umucyo turakubonye, icyo utari cyo ni ikaramu n'urupapuro. Ariko Yesu ni byose kumufite. Ubwo sitanze umucyo, kagakobwa karahanuna ngo umva nzabana namwe ngeze mu mufuka wawe harimo igikaratasi wapfunyitse mu irangamuntu kitanditseho. Kandi koko kubera mu buvumo hatoha, irangamuntu yanjye nari nayipfunyitse zari zazindi z'ibipapuro kugira ngo itagira ite. Ndi Mana yabonye cya gipapuro, none uragira ngo iyobe uko uhagaze. Iyabonye igipapuro irareba ikageza mu misokoro y'amagufwa. Izo wundi ni data wa twese mwiza azindege ngezande. Ayiwe, none arakuyobewe, aranyobewe. Utuzi mureke tumuhe icyubahiro. Iratuzi izina amazina yacu, iratuzi izina amazina murekeraho. Niba abantu batakuzi, nshingwabikorwa ishobora kutakumenya, abo muturanye bashobora kutakumenya kuko nturi mu rugero rwabo, ariko irakuzi izina amazina yawe, irakuzi izina amazina yawe. Mbambanya cya gikaratasi mu mufuka nshyira ngano nti Yesu, urupapuro rurabonetse, icyo tutarabona ni ikaramu. Amena. Erega iyi yakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Ko mu barokore habamwe ibyo kurya kuko utarya ugahora ushonje, ariko itabara abandi burinyura hehe. Ariko ubwo nanjye burizabikora. Mbwiriho muri kwe ngo ntabwo irobanura ku butoni. Imana ndirobanura ku butoni woya, Imana ndirobanura ntireba uburebure. Imana ndirobanura ntireba amazuru ngaya ku butoni woya, Imana ndirobanura ndireba amariba ya banura ku butoni woya, Imana ndiro. Nubwo waje n'umunyonzi, Imana ndirobanura. Niba wanateze moto ngo maze nyine nari navuye no mu rugo nsokoje neza ngo nuko igikasike kirawutse nagira ngo ntabwo Imana irabanura ku butoni. Haleluya. Noneho rero amen. Kagakobwa ubwo kakana k'ibiganza bigize bite? Kagakobwa kaba karavuze ngo Uwiteka aravuze ngo tega urupapuro yandike. Amaraso anyura mu rutoki, arasa hejuru, amaraso anyura muri uru rutoki, amaraso arasa hejuru. None umwana wanje abaye iki nigiki kimwisha nti ceceka n'imirimo y'ibitangaza. Nshira cya gipapuro hasi, kakana kandikisha amaraso yako. Umva uko Uwiteka avuganye namwe, nibihekane neza ntikari kakageze no mu wa mbere. Uwiteka kagatangiza inyugute nkuru. Apana kwandika nka kwa kundi wandikaga wowe.
karandika nkaho kari kwandikisha marikeri, karangije karandika kadutuma ku mushumba wa paruwase uko umudamu wagiye gutaha, kavuga ukuntu Imana izabana nawe, katubwira ibyacu n'ibyifuzo byacu byose karabyandika. Karangije ngo n'Uwiteka wavuganaga namwe, amen. Amaraso agira ate? Ubwo nyiritara waracagize ate? Yifashisha ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Ba nyina bari bashobewe, natwe twigize abakuru twari twamwaye. Yifashisha ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni ibinyembaraga. Nutayikorera mu ndori izo ngeri itoranye we, izo ngeri itoranye abandi. Kadusozerara. Noneho rero ndavuga nti Yesu, twamaze kukubona afasari, reka dutondeke n'inkweto. Tondeke inkweto, mama bajya kuryama nkahariya, natwe turagenda tujya kuryama. Ubwo nyiritara aracagize ate? Turangire turavuga tuti Yesu zimya twakubonye. Arava ngo n'Uwiteka, amen. Birazima. Birazima. Uzi gusohokamo ko twagiye turi gukabakaba ahubwo n'amabuye akatwica. Ariko icyo gihe iri kuvuga twamurikiwe n'umucyo. Tujye ku ijambo twasomye. Ngewe navuye mu giterane ku Kibuye, ndaza ndi muri bisi, udufaranga nari mfite 10,000 baratwiba, kuko bisi yavaga za Karongi iza Rubavu, niyo yahazaga yonyine mu muhanda mubi, abantu babaga buzuye. Turashima leta y'ubumwe aho bayigejeje ikora. No kuri ntacyo itakoze pe. Ubu Karongi uricara ugasinzira. Ntaki ico gihe bisi yakumvishaga umunyenga ukagenda urakubita umutwe hejuru y'intuza, ukagera Rubavu uri kuvuta ningera kure zina nzagushima Mana. Naho ubu ngubu ntabwo umenya igihe uhagereye rwose. Rero ubwo nari mpagaze kuko ababaga bavuye za Gitesi hirya nibo babaga bafashe imyanya ya mbere iyo yahagurukiye, ariko je nari mpagurutse Gasovu iri iwabo wabaye Akabumbye. Twayifatiye ahitwa ku Gakeri. Wo rero yahageze yuzuye, ariko kuvuga ngo nawe jyamo ngo ngaho bari gukubita ikibuno. Tugezemo nyine kuko kwabaga ari ugufata kubera amasimiri bugendemo. None uko nagafashe hejuru, abane nabo bajya mu mufuka bakuramo bya 1000 bingahe. Nageze kuri Ezine nta faranga mfite, kandi ngomba gutaha i Musanze. Ubwo madamu nawe n'akana kanjye Imana yaduhaye w'imfura yacu bari bamaze 3 batarya kubera inzara. Ni kugaburira ntuzibagirwe. Uribuka inzira wanyuzemo, uribuka ibihe wanyuzemo, n'amahirwe Yesu yakugiriye, iye uramenye ntugacogore. Nimurya mugahaga ntimuzibagirwe. Icyo gihe rero mvuye Ezine n'amaguru, ndagiye nageze Musanze nka saa moya, ngeze nka saa 12. Mageze madamu nyine nawe nasanze, ubwo ntegereje ngo ndaje muha amafaranga agiye guhaha turye. Pageze namubwira nti nageragejwe udufaranga nari mfite twose batwibye, mba nageze no kare shokora inzara iranyishe. Urumva twari twahagurutse za Rutsiro mu gitondo, noneho n'igihe ngereye aho ngaho n'amaguru nageze i Musanze bwije. Nawe mba nageze no kare, ariko naje n'amaguru. None rero ahubwo mu mbibiryo ndumva nshonje ndapfuye. Ate wowe ati tumaze 3 tutarya. Numva ndajegeye. Twabaga mu nzu wahejwe inyuma n'amateka, niyo yari yaradutije inzu. Buriya nubona utahi wawe ntukibagirwe igihe wabonaga nyirinzaje umutima ugasimbuka. Yushimiye kujyanye wawe
ujye ushima. Nabaga mu nzu wahejwe inyuma n'amateka, nambaraga inkweto za madamu n'ishati ye, twamutangiye kunseka. Nose uragira ngo dutabawe tutarakubititse? Imana ishimwe. Noneho rero icyo gihe madamu afata cyebo ajya gusoroma umushogoro. Umushogoro ntabwo muwuzi mwe muri abi Kigali. Agiye gusoroma umushogoro rero, aho yasoromaga umushogoro ntabwo hari mu kwacu, hari mu kw'abandi. Asanga nyiri samba arimo amutera ibuye rigwa mu kibo. Ikibo madamu arakirekura, agaruka ariruka agisizemo. Yageze mu rugo arambwira ati rwose bari banyishe. Byari bigenze bitatu, wa mukecuru yari arimo ntabwo nari mbizi. Anyirutse aravuga ngo nitwe twakokoye ibishyimbo bye. Abana ariko rero Yesu nawe manzuri nta kigenda kabisa. Igihe maze ku murimo, abi wanjye bari kuburara, nanjye unyicishije inzara n'amafaranga yanjye bayibye, urabyemera kweri? None ubu ngiye no kuburara n'urugendo nakoze. Ariko nawe wajya uranyuzamo imiyaga none ukamenya ko abantu nabageze. Ubwo madamu ati hangane ngiye gusaba amababi ya kayoti kwa Fabiyani, humura. Aragenda, numva ijwi riravuze ngo n'amababi ya kayoti ntayarazana. Ndi fata Bibiliya n'indirimbo njya mu gashyamba, aho twari dutuye hari mu ishyamba ry'inturusu. Ndagenda njya gusenga Imana. Gusenga sa nari mbishoboye, narebaga hejuru amarira akamaruka, nkabwira Imana ntariko ubwo se koko weho urihora? Uriho? Ibirira ngo nshaka ibyo ndavuga. Buriya abashoboye kuvuga n'abatarageragezwa. Iyo ugitongana ntabwo burakageraho guceceka. Ariko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Rero narasenze ndimo kurira, mbona marayika aramanutse. Imana yacu ijya imanuka, Mwuka Wera ajya amanuka, Mwuka Wera ajya aza. Iyo tumuhamagaye araza. Mwuka Wera araza, marayika araza arambwira ngo ampanagura amarira. Afite agatambaro kera, ampanagura amarira, arambwira ngo uhereye none n'iteka ryose ntabwo uzongera kwicwa n'inzara. Ndimva hejuru. Ibihumbi 10 twari kubihaha babyibye uhari. Ngeze hano madamu aburaye gatatu, n'umushogoro aragiye gusoroma bamuteye ibuye. Ariko weho wajya uravuga nibifatika bigaragara, ubwo se waheraye? Ariko Imana ntibura inzira, ntibura inzira Imana, ntibura inzira Imana, Imana ntibura inzira. Aha, Imana ntibura inzira. Ababura inzira ni abantu, ariko Imana ifite inzira zirenze 1000. Aho izawe zirangiriye niho izayo zitangirira. Ibirambwiye ngo uhereye none n'iteka ryose mva hejuru. Imana irambwira ngo rero wari kubona imirimo n'ibitangaza n'amaso yawe, none urabibarirwa kandi ari weho byakorewe. Genda. Kakana kari kibereye mu rugo, ubwo ko nyine buriya kana k'umunyamibabaro nako kaba kanyamibabaro kandi kakabyakira. Ko kari karimo guca amatamabuye nyine, kari mu by'abana n'inzara nyine, kararira se karira ubundi kabiboneye. Kari karakakayara utwana tuba twarumye. Ijisho ryumye ukagira ngo ni iry'umusaza kandi ari akabebe. Ubwo ko karimo gaca amatamabuye ngo kajye, ubwo nge ndi kuririra hahandi kakana. Noneho marayika araza arakabwira ngo iwanyu bagiye, ngo papa ari gusengera hariya mu gitari, ngo naho mama yagiye gusama amababi ya kayoti kwa Fabiyani. Aravanga ayo mababi ya kayoti nayarazana, zana umufuka mbashirire mw'ibirayi. Undi ati bihese, zana umufuka mbashirire mw'ibirayi. Umwana ajya mu nzu afata agafuka k'ibiro 25 k'umuceri, kare akabamwe umuceri, akazanye. Undi aravuga ngo akase kabamaza kangahe, zana umufuka munini. Umwana ati nta wundi mufuka dufite keretse wo papa zankorera mu matera. Ni igifuka nari narasabye mu bacuruzi
kugira ngo nzashyiremo ibyatsi kazajye karyamaho. Nujya uryama kuri matera ntukibagirwe n'intarure warayeho, ntukibagirwe urutara waryamyeho. Ujye wibuka umvuge ngo ndi kuryama kuri matera Dodoma, ariko hari n'igihe nisasiye agasambi. Ibyo ngibyo bitume wibuka yagukuye ku gasambi kakuryamisha kuri matera. Icyica abarokore iyo tumaze gutabarwa twibagirwa uwadutabaye, tukibagirwa n'uwahadukuye. Nimurya mugahaga ntimuzibagirwe. Imana ishimwe. Ngewe rwose niryamiraga nanjye mu mufuka, urumva imbeho yabaga nyinshi, nge na madamu tugashira mu amaguru mu mufuka. N'uwo mwana rero nene namuzaniye icyo gifuka, nge naryamye kuri matera. Pastor David Imana imumugisha, pastor haguruka, ntabwo bari ukugwa shitani. Uriya mugabo abana n'uriya mugabo mugenzi wacu washimye Imana, uyu mugabo niwe ageze iwanjye asanze ndyamye mu mufuka, ampa matera n'amashuka abiri. Imana igumugisha nyumvisha umunyenga wa matera kabisa. Araza ageze mu wanjye mu nzu yuhejwe inyuma n'amateka, nta byumba byabagamo, wahagararagamo gutyo ukareba aho buri wese aryamye. None icyo gifuka ndakimuzanira ngo abari cyo aryamamo kuko yari yadusuye. Arabati nge ntabwo naryama mu mufuka, jyana. Abandi ubwo nta kibazo, ubwo imbeho yahu yihanganira. Nshiramwe amaguru n'abandama shiramwe amaguru turiryamira. Abyutse mu gitondo abona turyamye muke. Nibutsa aho wankuye numva nagushima. Murekeraho mutazabona abantu bakubise mwamakoti. Numubona yibongokeshe zamuzo, ariko burakera hawe wari umeze ute? Utarabukuru wari iki? Itaragutabara wasa gute? Ikizabikumenyesha uzareba agafoto kawe ka kera uzavuga utekwa aka kantu nakahe. Ako kantu niko Yesu yagize umuntu usobanutse ngawe, ngaho si yicubahira. Uwakwerekaga kabutura wambaraga n'ishati wambaraga ukuyisa. Arakana karebye ifoto ya nyina kakaravuze ngo pango kina gikobwa ni icyayi. Naho se ngo po ngo si mama wawe se. Ngubwo se mama yarari urukobwa rumeze guca rubi. Ndokabona umuntu yisize uwamukwereka muri ya myaka yashize, ariho intambara ikirangira nawe ubwo yakwinena. Yesu ndagushimye wasobanuye abantu barasobanuka. Abantu basigaye bambara nk'abanyamahanga vraiment siri. Ngiye jipo ntabwo nayambara, urumva iri ribaye ridozwe riketse buriya narya iryo wambaraga ryasaga rite. Turekeraho. Ntuzi inkweto waririmbanaga? Njya ndeba korari Kinyinya iririmba ngo nzasenga Imana. Uzi imikandara bambaraga n'amajipo arimwo amadinda. Ubwo aba bakozi b'Imana babizi neza cyane, n'aba ba mama bagiye gushima Imana Remera hakiri igiti basengeragamo munsi cy'umunyinya. None barimo barasengera mu rusengero rurimo za vandarateri. Yesu we, wagira ngo twateraniye muri studio vraiment siri. Yaravuze ngo muzarya ibyiza byo mu gihugu, ni mumpereze icyubahiro ibyiza byo mu gihugu tubirimo. Aho usengera ahantu hari sound proof. Ubwo rero ako kana ko kari kakirara mu gifuka kuko nge David yari yaranzaniye akamatera. None se ubwo ako kamatera twari turakararaho twese? Abana mugomba kujya mwihangana, ba mama wanyu bakamanza bagatabarwa, namwe muzatabarwa nyuma. None rero kakana karabaka tujye igifuka kiri hano nicyo ndaramo, nicyo papa zangiriramo matera. Kuko nari kuzajya gushaka biriya bibarizo kugira ngo nshiremo. None nari namaze gutinda amabuye y'amakoro kugira ngo none kajye karyama hejuru y'amabuye y'amakoro. Noneho aravuga ati zana papa azajya kugusabira undi mufuka, noneho mbashiriremo ibirayi byo kurya. Karebye inzara cyagivuga karagenda karagikurura kagira gate karakizana, kakimuhereje ngo agiye gutangira gusuka karahirimo. Aravanga igirayo ndifasha igifuka sukamo. Ubwo nanjye ndi kuririra he, madamu yagiye gusaba iki
amaze gusuka kana kati ibirayi kari byinshi tuzaryeho, ati ibirayi byose muzabirya. Ntabwo zatwishuza ko papa nta mafaranga afite, atoya. Ubu se yakwishuza wabona ubwishu? Ubu yanyisuza nabona ubwishu? Ibyo yagukoreye n'ibyo yankoreye twabibonera ikiguzi. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwanguyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Suko nari mwiza, murekeraho, murekeraho. Noneho rero akandi kivuga karakizanye, barasutse, umwana ateze tuzaryeho, aturetse no kurya ahubwo muzabirye muzanabimara. Ibi byose none uruwahe? Uruw'Inyabirehe? Oya. Uruwo mu mujyi? Oya. Uruwo mu Murera? Oya. None uruwahe? Mbwire papa ngo uruwahe. Aravuga ngo icya mbere papa wawe twahoranye, nahoranye nawe